kuri wa mbere ushize yuko Mbabazi Shadia aka Shadibu yagiye kuri Instagram ye atangaza ko ku cyumweru mu ijoro yari kumwe n'umuhanzi akaba n'umucuranzi abenshi bamumenye mu itsinda rya Shauku Band, ariko ni n'umwe mu bagize uruhare cyangwa se mu bitaramo bitandukanye bibera mu Rwanda, mu cyumba cy'amategeko, icyumba cya rap, igitaramo cyahuje Riderman ndetse na Bulldog ubwo bamurikaga album yabo muri Kigali. Ni umusore w'imyaka 23. Shadibu yifashishije Instagram yavuze ko uwo musore yamusambanyije ku gahato. Yakoze post agaragaza ifoto ya Yuhi umukaraza. Ni post yari yakoreshejwe n'ikinyamakuru Isibo muri ikiganiro The Choice, avuga ko byamubayeho mu ijoro ryo ku cyumweru ari ibintu bidasanzwe. Yuhi ngo yagiye mu rugo rwe yitwaza amacupa abiri agira ngo nyine y'inzoga nyine agira ngo basangire, nyuma y'igihe kirekire batabonana kugira ngo wenda bongere bagire ute ubushuti bwongere bugaruke. Nyuma y'igihe mu masaha akuzeho gato uyu musore ngo aza kumusambanya ngo ku gahato. Ibyo yarabitangaje, aramutaginga kuri Instagram, ahantu hose ataginga na RIB asaba ko imperereza nyine ryakorwa, inzego zibishinzwe zakora imperereza. Ni inkuru yavuzwe cyane kuri social media, ndetse Shadibu avugana n'itangazamakuru rinyuranye cyangwa se ritandukanye abisobanura, avuga ko yatanze ikirego mu masaha y'ijoro saa 5 zishira saa 6 z'ijoro. RIB yatangaje ko abakiriye ikirego cya Mbabazi Shadia aka Shadibu, kandi ko yabanje kunyura kuri Isange One Stop Center. Murabizi ko ariho bapima ibintu by'ibimenyetso gufata ku ngufu, ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo bamenye uko ibyo bavuga ko ari ukuri cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. N'uwo bashinja nawe uwo Shadibu ashinja abe yakurikiranwa nyine n'inzego zibishinzwe. Izo byabaye inkuru rero kuva kuwa mbere kugeza n'uyu munsi aribwo bikivugwa ko Shadibu yatanze ikirego. Abantu bakibaza ati se hari bukurikireho iki, biragenda gute? Zimwe mu nshuti za hafi z'uyu mujama rero, kuko bize no ku Nyundo, kuko ni promotion yize ku Nyundo, ariko aba Kenisoro n'abandi bose we yize ibintu bijyanye no gucuranga ingoma cyangwa se sembari muri rusange. Akaba yaraje no mu muziki bakamwakira neza, aririzinga indirimbo ya mbere babona ni sawa cyane, akomeza nyine gutyo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero we yize umuziki ku Nyundo, ashaka nyine no kumva ko yakwigaragaza no kuba yasohora indirimbo zisanzwe. Ubundi yari umucuranzi usanzwe. Mu yandi makuru rero cyangwa se abandi bantu twaganiriye bari bafite amakuru atandukanye, bavuga ko ibyo Shadibu amushinja atari ukuri, kuri inzego zibishinzwe wenda nizo ziri buze kubyemeza. Hanyuma rero muri aya masaha rero umuvugizi wa RIB amaze kubwira abanyamakuru mu masaha atambutse ko Iradukunda Aimable uzwi nka Gigi cyangwa se umukaraza abaye afunzwe mu gihe iperereza rigikomeje. Ari kuri station ya polisi. Of course urumva ko bahise bamufunga, yatawe muri yombi. Bikavugwa ko bamukurikiranye inafunze kugira ngo iperereza rikomeze rikorwe, bavuge ko si byo Shadibu atangaza ni ibyanyabyo, ni ukuri cyangwa se ni ibinyoma, kuko uwo musore bivugwa ko nyine yamusambanyije ku gahato atabishaka, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se atabizi ngo yabanje kumusindisha, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu rero bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se bagenda batanga amakomenti atandukanye, byibura bareka kujya bashinja umuntu ikintu cyangwa se icyaha kitaraba, cyangwa se bataragihamywa n'iki n'intego, cyangwa se bataragihamwanya n'inzego zibishinzwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu nkuru nk'izi ngizi ziza ziciye mu itangazamakuru zikajya kuri social media, bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abayikoresha YouTube muri rusange, nkatwe twese, nta kuntu wakumva umunyamakuru cyangwa se social influencer mugenzi wanjye nk'ubu nkaza nkahita ncurubanza nkavuga ni kuko yamufashe ku ngufu. Ibyo ni amakosa. Nimba ari n'ababikora bagenzi banjye babyihorere kabisa.
guys rero ngowe ugeze kuri no munota ukurikiye ino video cyangwa se kino kiganiro nakubwira ngo ukora subscribe udushyigikire cyane ku biganiro byose tubaha, kandi nkeneye ko byibura mungurira icyo bita microphone ku buryo nanjye byibura hano najya mfite microphone brandinze izina Jovy Media TV. Ni ikintu gikomeye cyane ndi gushaka kugira ngo mu ntera inkunga nongere ku bushobozi mfite nanjye mbe nabigura nyine nge bijye bigaragara neza byahatari. Nuvuga ngo rero nuvuga ngo kuri One Stop Center hari inama nshaka kubagira, cyangwa se nshaka kugira inama abafatwa ku ngufu cyangwa se bagizweho ingaruka n'ibintu byo gufata ku ngufu. Mujye mubanza kugana ririya shami Isange One Stop Center, kuko niryo bibaha n'imiti nimba ufashwe ku ngufu cyangwa se ushidikanya ko umuntu yashobora kuba yagufasha ku ngufu utabizi cyangwa yagukoreye ibyamfura mbi nk'uko babivuga. Irukanyira kuri iki kigo kugira ngo baguhe n'imiti ituma cyangwa se yica microbe cyangwa se yica indwara ashobora kuba wenda yanakwanduje sida se cyangwa se n'ibindi. Ushobora kugira ute kugerayo hakiri kare, amasaha yabugenewe atararangira, bakaba baguha imiti bakagupima ibintu nk'ibyo ngibyo. So uyu musore yitwa Mukaraza rero kuva 2018 nibwo yasoje amasomo, yanyuze muri bande irimo Shauku, ajya mu bitaramo bitandukanye, akora mu bitaramo byinshi cyane nkuko nababwiye ko yakoze mu cyumba cy'amategeko, cyumba cya rap, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibwo yinjiye mu muziki, yinjira mu muziki bya nyabyo nyuma yuko asigaye bifatanya n'ubundi no kwigisha ku Nyundo. Yigisha ku Nyundo, urumva yarangije kwiga ku Nyundo bahita bamugira n'umwarimu wo kwigisha ingoma, icyo bita umubateri. Yakuriye ngo muri ADPR, ajya muri korali, igihe kiragera babona ko passion ye ari ukuba yabya mu muziki umuhanzi, cyangwa se abona ko we noneho ashobora gushyiramo imbaraga mu bintu bijyanye n'iki no gukoma ingoma bya drums cyangwa se sembari. No kuvuga ngo muri aka kanya noneho ubu tugitegereje urubanza cyangwa se tugitegereje ko azajyanwa imbere y'urukiko cyangwa se abazwa ibyo akekwaho. Andi makuru cyangwa se ibindi biganiro bitandukanye nzajya mbamenyera uko bwije nuko bukeye, buri kintu cyose update bamenyere. Nimba yagiye mu rukiko tumenye ngo yabihamijwe cyangwa se yatashye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Maximum respect wowe ukurikiye kino kiganiro rero, ndagukunda byahatari. Wowe kutarakora subscribe nagiye kora subscribe kugira ngo tukomeze tugendane neza. Maximum respect, ciao ciao, ndabakunda cyane.